Ese waba urengeje imyaka 60? Niba urengeje imyaka 60, burya hari ubwoko bw'imiti utemerewe gufata kubera ko yagutera ikibazo cyangwa se yakugiraho ingaruka mbi bitewe n'ubwoko bw'iyo miti ndetse n'uburyo ikoze cyangwa se ibyo ikozemo. By'umwihariko muri kino kiganiro cy'uyu munsi tugiye kureba hamwe ubwoko burindwi bw'imiti udakwiye gufata cyangwa se udakwiye kunywa niba urengeje imyaka 60, ni ukuvuga wa muntu ushaje arengeje iyo myaka. Turagenda tukubwira ubwoko bw'umuti, tukubwire n'indi miti bishobora kuba bisa cyangwa se bijyana, nanone tukubwire n'impamvu udakwiye kunywa uwo muti cyangwa se ingaruka ushobora kugutezaho. Tudatinze rero reka duhere ku mpamvu zishoboka zidakwiye gutuma ufata uwo muti mbere yuko tukubwira iyo miti. Iyo umuntu akuze burya hari imiti metabolism cyangwa se uburyo itunganywa n'umubiri bigorana, bityo bikagora umubiri w'umuntu umaze gukura. Cyane cyane nk'umwijima ugasanga ntabwo ugifite ubushobozi bwo gutunganya wa muti kugira ngo ushyire mu mubiri. Kuwunywa rero ugasanga birushaho kwangiza umwijima we bikanamutera n'uburwayi bw'umwijima. Nanone burya ku mpyiko nazo burya hari uburyo zitunganya ya miti, nabyo ugasanga hejuru y'imyaka 60 iyo miti iri imwe mu miti igora impyiko mu kuyitunganya, ugasanga nabyo si byiza kuri bo. Nanone burya hari imiti ifite ibinyabutabire cyangwa se ikoze mu binyabutabire bifite ubukana bwinshi ku buryo ku muntu ukuze iyo miti atari myiza kuri we. Ndetse nanone usanga no ku bana bato, cyane cyane abana bato bakiri bato b'impinja, iyo miti akenshi batayifata. Muri rusange rero niyo mpamvu ukwiye gukurikirana kino kiganiro niba urengeje imyaka 60 cyangwa se niba ufite umuntu witaho cyangwa se ugenzura hafi urengeje iyo myaka, kuko ni imiti usanga abantu benshi dukoresha cyangwa se ushobora kubona hirya no hino mu mafarumasi bakubwirwa nk'aho ivura ububabare cyangwa se ibindi bibazo bitandukanye, bakanegwa nta ordonnance itanahenze, nyamara yagutera ibindi bibazo by'ubuzima cyangwa se yagutera ibindi byago. Umuti wa mbere umuntu urengeje imyaka 60 ubundi adakwiye gufata cyangwa se nanone akwiye kureka akayifata ku kigero gito cyane ni imiti isinziriza. Iyo miti akenshi usanga ibarirwa mu itsinda ry'imiti yitwa benzodiazepine, cyane cyane harimo nk'umuti uzwi cyane witwa diazepa. Diazepa ni izwi cyane, iranakoreshwa cyane, cyangwa se n'indi zina ikitwa Valium. Ndetse hari n'ahantu nyine kwa muganga bayikwandikira ufite iyo myaka. Ariko nanone urya imiti ntabwo ari myiza ku muntu urengeje imyaka 60. Muri iryo tsinda ry'iyo miti nanone hari undi muti ubonekamo witwa Lorazepam, no kudakunda gukoreshwa cyane ariko uraboneka. Hari n'indi nyinshi izwi nka Clonazepam cyangwa se Clonopin, ikaba ari imiti ikoreshwa cyane kandi bakunda kwandikira abantu benshi, ariko nyamara ku bantu bakuze barengeje imyaka 60 atari myiza kuri bo. Ku muntu urengeje imyaka 60 rero iyi miti ishobora gutera ibibazo by'uburwayi kuri bo, nko gutuma bashobora kugira ibibazo by'indwara z'agahinda gakabije, no mu gihe bashizemo bakabura ibitotsi, bakarwara indwara nka insomnia, cyangwa se nanone ukabatera kwikanya kw'imitsi cyangwa se ko bishobora kubabaza kayamyakura yumva, cyangwa se nanone imyakura yumva ikababaza, cyangwa se mikaya yabo ugasanga irimo kugenda ikora nabi, cyangwa se bakagira ibintu bimeze nk'ibinya bavata mu mikaya bitewe no gukoresha iyi miti. Hari n'umuntu ushobora gukoresha iyi miti arengeje imyaka 60 ikamutera gucanganyukirwa mu gihe uri kumushyiramo, ikaba ishobora gutuma yibagirwa, cyangwa se cya kibazo cyo kwibagirwa gikunda kwibasira abageze mu zabukuru kikihuta, akagira ibibazo byo kwibagirwa, akaba ashobora kugira isereri, akaba ashobora no kwikubita hasi agahwera, cyangwa se nanone ugasanga ibyago byo kuba ashobora kugwa cyangwa se gukomereka, cyangwa se kuba ashobora kugira ibibazo byo kugwa byiyongera cyane ugereranyije n'umuntu ukiri muto. Nanone kuba ashobora kuyivaho cyangwa se kuba wayireka mu gihe uyikoresheje urengeje imyaka 60 biragoranye. Biba bisaba kugira ngo igihe cyose niba ariyo ujye kwimenyereza kugira ngo usinzire, uzarinda upfa ubuzima bwawe bwose utayiretse. Nko ku muntu muto hari igihe uyikoresha wayireka nyine igihe runaka, ukaba ushobora kuyireka mu gihe runaka bikagushyiramo ingaruka zawe zigashyira, aho ku bantu bakuze bwo biragorana. Kurikoresha igihe kirekire bitera ibibazo byo kwiyangirika mu bwonko, bigatakaza ubushobozi bwo gufata mu mutwe ndetse no kwibuka, bikakongera ibyago byinshi byo kurwara indwara ya Alzheimer ndetse n'indwara yitwa dementia. Ni indwara zitera kwibagirwa, ushobora no gususumira mu gihe uzifite ugeze mu zabukuru. Ni indwara kandi zikunda kwibasira abageze mu zabukuru. Itsinda ry'imiti riza ku mwanya wa kabiri abantu barengeje imyaka 60 badakwiye gufata ni imiti igabanya ububabare ibarirwa mu itsinda ryitwa
non-steroid anti-inflammatory drugs. Ni imiti ikunda guhabwa abageze mu zabukuru ariko nanone atari byo. Harimo umuti witwa ibuprofen, ni umuti uvura ububabare urazwi cyane, unagurishwa kenshi mu mafarumasi. Hari undi muti witwa diclofenac, cyane cyane abageze mu zabukuru bakunda kubatera udushinge twa diclofenac cyangwa se bakabaha imiti banyuze inyuma y'amasuppositoire. Hari n'indi yizwi nka naproxen idakunda gukoreshwa cyane. Hari n'undi muti uzwi nka indomethacin nawo ukoreshwa hano iwacu mu Rwanda. Iyi miti rero burya ku bantu bageze mu zabukuru bifite ibibazo byinshi byo kuba ishobora kubatera kuviramo imbere mu nzira z'ibiryo cyangwa se zonyuramo ibiryo, cyane cyane mu gifu, ikaba ishobora kuzamo ibisebe igihe bayikoresha igihe kirekire. Nanone kuri bo bishobora kubatera kwangirika kw'impyiko zabo, ndetse bikaba bishobora no gutuma bagira umuvuduko w'amaraso ukabije, ibyago byo kwibasirwa indwara z'umutima n'indwara stroke bikiyongera, ndetse nanone ukaba ushobora no kubatera ibibazo byo kubagira heart failure. Muri make rero gukoresha iyi miti ku bantu bageze mu zabukuru, ibyago byo kuba zishobora kugutera effet secondaire mbi biba biri hejuru ugereranyije no kuyikoresha ukiri muto. Ku myaka 60 ni byiza ko ashaka izindi alternative zo gukoresha imiti y'ububabare ariko udakoresheje non-steroid anti-inflammatory drugs. Harimo rero n'umuti ushobora gukoresha ni nk'umuti wa paracetamol, uburyo ni mwiza ku bantu bafite iyo myaka. Ushobora no gukoresha n'indi miti myinshi y'amapainkillers irahari izwi umuganga ashobora kukwandikira. Itsinda ry'imiti riza ku mwanya wa gatatu umuntu urengeje imyaka 60 adakwiye gukoresha ni imiti izwi nk'ama anticholinergique cyangwa se imiti ya anticholinergique. Ni imiti izwi cyane. Harimo imiti iri mu itsinda ritandukanye, harimo nk'ubwitwa Benadryl. Iyi miti ntabwo ikunda gukoreshwa nanone, ariko umuti ukunda gukoreshwa uboneka muri iri tsinda ni umuti witwa amitriptyline. Amitriptyline ni umuti ukunda guhabwa abantu bafite ibibazo byo kuribwa umutwe, ndetse burya n'abantu bigunze bafite anxiety cyangwa se umuntu ufite ibitekerezo byinshi udasinzira, uyu muti bashobora kuwumuha. Nanone uyu muti ku muntu urengeje imyaka 60 ntabwo ari mwiza kuri we. Umuntu ukiri muto nta kibazo, ariko umuntu urengeje imyaka 60 ntabwo ari mwiza kuri we. Kuri we ushobora kumutera ibibazo byo kugira confusion, gucanganyukirwa, kubona ibidahari cyangwa se hallucination, cyangwa se kuba ashobora kugira ibibazo byo kwibagirwa no gutakaza ubwenge. Hakaba ashobora kurwara indwara ya constipation, cyangwa se inkari zikaba zishobora kwizana agasanga yanduje uburiri mu gitondo abyutse. Ushobora kumutera kumagara mu kanwa, ndetse no kuba ashobora guhuma ntabone mu gihe runaka, akaba atabona neza ariko bamushyiramo akongera akarebona. Nanone ushobora kumutera ibibazo byo kwibagirwa bya hato na hato. Muri iyi miti rero y'ama anticholinergique antihistamine, iyi miti rero cyane cyane nk'umuti wa amitriptyline ku muntu urengeje imyaka 60 akwiye kuwukoresha mu gihe gusobanukiwe na muganga. Nanone ntabwo akwiye kuwukoresha mu buryo bw'akavuyo. Umuti uza mu itsinda rya kane umuntu urengeje imyaka 60 adakwiye gukoresha, hari imiti imwe n'imwe ivura indwara ya diabete umuntu urengeje imyaka 60 adakwiye gukoresha, cyangwa se akwiye kubiganiraho na muganga we, bakabiganiraho neza kugira ngo abukoreshe. Hari umuti uza ku mwanya wa mbere, harimo witwa Glibilide cyangwa se Glybilide. Hari undi muti witwa Chlorpramide. Ikaba ari imiti idakunda gukoreshwa hano iwacu mu Rwanda, ariko nayo ushobora kuyandikirwa, kandi ari imiti umuntu urengeje imyaka 60 adakwiye gukoresha. Ni umuti mu buryo butunguranye ushobora kugutera gutakaza ubwenge, akaba ashobora kugira gufatwa n'igicuri, akagira seizures, akaba ashobora gufatwa n'igicuri, umuntu akaba ashobora kugwa, cyangwa se umutima we ugatera nabi akagira cardiac arrhythmia, cyangwa se nanone akaba ashobora no kuvamo urupfu mu gihe akoresheje iyo miti ufite diabete kandi urengeje imyaka 60. Ubwoko cyangwa se itsinda ry'imiti riza ku mwanya wa gatanu umuntu urengeje imyaka 60 adakwiye gukoresha ni ubwoko bw'imiti izwi nka Sulexant. Hazanamo umuti nk'uwitwa Cyclobenzaprine udakunda gukoreshwa hano iwacu mu Rwanda. Harimo witwa Carisoprodol, nanone nawe udakunda gukoreshwa hano mu Rwanda, ndetse hakazamo n'uwitwa Metocarbamol cyangwa se Metocarbamol. Akaba ari umuti nayo ishobora kugutera ikibazo, ariko ni imiti nanone idakunda gukoreshwa hano iwacu mu Rwanda. Nanone ni imiti dushobora kugeranya n'amasedative cyangwa se nanone ama anticholinergique, ishobora kugira effet yo gusinziriza cyangwa se ikagira effet anticholinergique nka nyindi twari tumaze kuvuga. Nayo ni imiti ishobora gutuma ucanganyukirwa mu gihe ukoresheje, ukananirwa kwigenzura, ukaba ushobora no kwiyanduza, ndetse no kuba ushobora kugira ibindi bibazo.
Ubwoko bw'imiti buza ku mwanya wa gatandatu umuntu unegeje imyaka 60 adakwiye gukoresha ni imiti y'amopioide. Urugero ni nk'umuti wa morphine. Iyi ni imiti ikaze ivura ububabare cyangwa se igabanya ububabare bukabije, ariko kuyikoresha ku muntu unegeje imyaka 60 ishobora kumutera ibibazo bitandukanye. Harimo nk'umuti witwa morphine, ntabwo ari mwiza kuwukoresha ku muntu unegeje imyaka 60. Ni byiza ko gusa ukoresha wandikiwe na muganga kandi akagenzura ingaruka zawo wakugiraho, akaba ashobora no kuzivura. Hari undi muti witwa codeine nawo uboneka mu mopioide, hakabonekamo indi miti yitwa tramadol ndetse n'undi muti witwa oxycodone cyangwa se oxycodone. Ikaba ari imiti akenshi inakoreshwa hano mu Rwanda nk'umuti wa tramadol ndetse n'umuti wa morphine. Ni imiti ushobora gusanga hirya no hino mu bitaro. Iyi ni imiti ishobora gutera ibyitwa depression respiratoire cyangwa se guhumeka nabi, ugahumeka gake gashoboka. Ni imiti ishobora gutera ibibazo by'indwara za constipation, kwituma nabi cyangwa se kwituma impatwe ikakuzonga. Ni umuti nanone ushobora gutera ibyitwa bowel obstruction cyangwa se amara yawe agasa naho yizinze ntiwitume ugafungana. Ni umuti ushobora gutera gucanganyukirwa cyangwa se confusion, ukaba ushobora gutuma ugwa cyangwa se ugakora impanuka mu gihe utwaye imodoka wufashe. Ni umuti nanone mu gihe ukoresheje overdose urakwadegita cyangwa se gutera kukubata, kandi gutandukana nawo warawukoresheje ukuze n'ibintu bigoye. Itsinda ry'imiti riza ku mwanya wa 7 umuntu unegeje imyaka 60 akwiye gukoresha mu gihe gusa yandikiwe na muganga atari mu buryo bw'akavuyo. Akwiye kwitondera ni imiti ivura indwara z'umutima cyangwa se ikoreshwa mu kuvura indwara z'umutima. Ni imiti izwi nk'ama antiarrhythmic cyangwa se ama antiarrhythmia drugs. Harimo nk'umuti witwa amiodarone n'umuti witwa digoxin. Iyi ni imiti uyikoresheje nabi kuri doze ndende ushobora no kugutera urupfu cyangwa se kugutera n'ibindi bibazo by'ubuzima utakwikura. Harimo nk'ibibazo byo kuba ushobora guhuma cyangwa se vision problems, ukaba ushobora gucanganyukirwa, ukaba ushobora ku mutima ushobora guhagarara, nanone ukaba ushobora kugira ibibazo byo kuba ushobora guhumeka nabi n'ibindi bibazo byinshi byo kugira umuvuduko w'amaraso ufite ikibazo ukamanuka, ibintu byinshi cyane. Muri make ni umuti ukwiye gukoresha gusa wawandikiwe na muganga, kandi ukagenda akurikirana ingaruka zawo ukugiraho, akagenda awajustinga cyangwa se awuhindura cyangwa se awugabanya bitewe n'ingaruka agenda abona. Akenshi ukoreshwa mu bitaro cyangwa se ugakoreshwa mu gihe umuntu afite ikibazo nk'umuti wa digoxin, nicyo gihe ukoreshwa cyane. Muri rusange rero hari ibintu abantu bakuze barengeje imyaka 60 bakwiye gukora kugira ngo bagabanye ibyago byo kuba ya miti ishobora kubagiraho ingaruka, dore ko bananywa nyinshi, kuko ku myaka 60 gusubiza hejuru usanga ari bwo umuntu atangiye kwibasirwa n'indwara ziri chronique zituma anywa imiti buri munsi ubuzima bwe bwose asigaje. Mu gihe rero ugiye kunywa umuti urengeje imyaka 60, ni byiza ko ukurikiza tuno tuntu tugera kuri 5 cyangwa se ukoresha tuno tuntu tugera kuri 5 mu gihe uri kumwe gufata imiti nyine ivura indwara runaka. Ni byiza ko mbere yo gufata umuti runaka ubanza wawureba ukareba ko wa muti ugiye gufata ari wo, kandi ugiye gufata doze cyangwa se ingano y'uwo muti wandikiwe. Kandi nanone igihe cyose ni byiza gufata imiti gusa wandikiwe na muganga, atari imiti wapfuye kugura uko bibonye cyangwa se ugende muri farumasi umubwira ngo nk'umuti uvura iki ngiki runaka awuguhe utawandikiwe na muganga. Ni byiza kandi kwirinda gukora imiti yose cyangwa se ukoresha imiti yose wiha wowe ubwawe nyine ya miti ushobora kugura. Twari tumaze kuvugaho ushobora kugura nta ordonnance cyangwa se utawandikiwe na muganga. Ni byiza ko nanone ubanza kureba ingaruka uwo muti ushobora guteraho. Ushobora gusoma nko kuri internet cyangwa se ugasobanuza umuganga urimo kwandikira uwo muti, cyangwa se ukaziba wabibaza no mu farumasi uri kuguha uwo muti. Ni byiza kandi ko bibaye byiza wazajya ugurira muri farumasi imwe udahindurwa mu farumasi yose, ku buryo niyo umuti wagutera ikibazo ushobora kugenda ukababwira uti umuti mwampaye ubushize wanteye ikibazo, kandi ukawumenyesha na muganga wari wakwandikiye wa muti wawe. Ni byiza kandi ko wakwibaza ikibazo ugenda wibaza uti ko nywa uyu muti nta ngaruka ushobora kongeraho. Ikibazo ukaba ushobora kwibaza muganga ukandikira uwo muti cyangwa se mu farumasi usanzwe gukurikirana aguha ya miti. Muri rusange rero gufata imiti ukuze, hari imiti nyine nk'iyi ngiyi twakubwiye ukwiye kuyifata mu gihe gusa wandikiwe na muganga, kandi bikaba byiza ko niba ari imiti ugiye gufata bwa mbere hari umuntu uri hafi yawe ugenzura ingaruka
urimo kukugiraho, cyane cyane nko mu muryango wawe, akaba ashobora kugenda akareba ingaruka zakugeraho akazibwira muganga wakwandikiye ya miti. Muri rusange rero nibyo twavugagaho. Ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi wabyandika hagenewe kujya comment.